Bene data ndabasuhuje amahoro y'Imana nabane namwe. Nkuko mwagiye mubinsaba muri benshi mwangejeho icyifuzo munsaba ko nabereka isomo rya muzika. Reka turebere hamwe isomo ry'ibanze kuri muzika. Hari abantu bambwiye bati watubwiye ko uri mwarimu wa muzika ariko ntabwo uri kutwigisha. Uyu munsi rero nabohotse nabonye umwanya, reka n'ubundi nshyire mu bikorwa ibyo nabasezeranije kugira ngo dutangire n'isomo ry'ibanze. Turahera mu busobanuro bwa gitari, hanyuma tuze mbere y'uko twanzika no kwinjira mu isomo nyirizina. Gitari ni iyi ngiyi, iyi ni gitari seshi. Gitari seshi zirimo ibyiciro bibiri. Hari gitari seshi ordinaire na gitari seshi acoustique. Gitari seshi ordinaire na gitari seshi acoustique bifite itandukaniro. Itandukaniro ririmo nuko gitari seshi ordinaire, gitari seshi acoustique igira equalizeri, ikagira na volume y'umuriro, ikagira na tableau de réglage cyangwa se urubaho rwo kuregereraho imirya, hanyuma ikagira na ligne de connecte cyangwa se inzira zo kunyuzamo ikamba yo guhuza amajwi n'amahoparire cyangwa se inzira zinyuza amajwi mu bindi byuma. Hanyuma ikagira icyo bita caisse de résonance, ariyo iyi sanduku isohokeramo aya majwi turi kumva. Hanyuma ikagira n'icyo bita mashe cyangwa se mu kinyarwanda umuhini. Hanyuma iyi mashe igizwe no kuba iriho icyo bita reglage cyangwa se utwuma bifashisha baregera izi nsinga cyangwa se iyi mirya. Ikindi ikaba igizwe n'utu tuzu mubona. Utuzu tukaba twitwa kaze cyangwa se game mu bundi buryo. Ni kaze cyangwa se game, kuvuga ngo utu tuzu nitwo umucuranzi yifashisha kugira ngo amenye aho agomba gufatira amanota. Utu tuzu nitwo umucuranzi yifashisha kugira ngo amenye uko agomba gufata amanota, bityo bimurinde kuyoba. Hanyuma tugiye gutangira n'isomo rya mbere ryitwa do. Basobanuriye seshi ordinaire. Seshi ordinaire yo ntabwo igira equalizeri, kandi ubwo igira iyi myanya mubona yo kunyuzamo ikamba, yo aba ari gitari n'ubundi ikoze nk'iyi ngiyi ariko itagira ibi ngibi byo kwamplifier. Icyakora ishobora kuba ifite izi reglage, ifite imirya, ariko idafite iki gitanda cya equalizeri, idafite iyi myanya yo kunyuzamo insinga zo kwamplifier. Hanyuma twagiye n'isomo rya mbere. Nk'uko bisanzwe mu bantu bakunze gukurikirana muzika cyangwa se abigisha ba muzika, muzika itangizwa n'amanota 7 y'ibanze yitwa majeri. Ayo manota 7 y'ibanze bayita majeri accord simple. Hari do, re, mi, fa, sol, la, si, ukagaruka muri do. Reka rero twige inota rya mbere ryitwa do. Do igizwe n'imirya 5, ariko muri iyo mirya 5 hafatwamo imirya 3
indi mirya ibiri igacurangwa idafashe. Bivuze ngo umurya iyo ugira ngo ucurange neza uhera ku murya wa gatanu ugafata umurya wa kane. Umurya wa gatanu ufatwa n'urutoki rwa kabiri, umurya wa kane ugafatwa n'urutoki rwa gatatu, umurya wa kabiri ugafatwa n'urutoki rwa kane. Uko babara intoki babarika ikiganza cy'ibumoso babara agahera n'urutoki rwa mbere, urutoki rukurikira ni urwa kabiri, urutoki rwa gatatu, urwa kane, igikumwe kikaza ari urutoki rwa gatanu. Igikumwe gishinzwe guhuza izi ntoki zifashe imirya na mashe kugira ngo mbega rube protection cyangwa se rube igifashi cy'izi ntoki kugira ngo ubone ukuntu ufata imirya uyitsindagira. Iki gikumwe nacyo kibigiramo uruhare. Hanyuma ugafata imirya nk'uko nabibabwiye, uhera kuri uyu murya wa gatanu ugakurikizaho umurya wa kane, umurya wa gatanu mu kazu ka gatatu, umurya wa kane mu kazu ka kabiri, ugakurikizaho umurya wa kabiri mu kazu ka mbere. Hanyuma ugahera ku murya wa gatanu ucuranga umanura, ikitwa do. Iri ni ryo nota rya mbere ryitwa do muri muzika. Ubwo nawe niba ufite gitari yawe urabikora nk'uko maze kubikubwira. Hanyuma kugira ngo wumve ko inota warifashe neza, wirinda gufata iki kiganza ngo uhobere umuhini wa gitari. Mwihangane hari igihe bishobora kunshika ngabivuga mu Gifaransa bitewe n'uko ari rwo rurimi nizemo gitari, ariko nibura ngendagerageza kubivuga mu Kinyarwanda. Kirazira gufata ikiganza cyawe ngo gihuze n'umuhini wa gitari, ahubwo ushyiramo akanya gatoya ku buryo nibura umuntu yanyuzamo ikaramu igahinguka imbere uyicishijemo hano hasi, kugira ngo bize gutanga umwanya kuri uyu murya wa mbere nawo ubashe kuvuga, wumve iri jwi rya mbere turi kumva kuri uyu murya. Hanyuma kugira ngo umenyereza ko ufashe imirya yawe neza, umenye ko inota ryawe ririmo neza, uhera ku murya wa mbere ugakubita uwa kabiri. Umurya wa mbere ntufashe, uwa kabiri urawufashe, uwa gatatu ntufashe, uwa kane urawufashe, n'uwa gatanu urawufashe. Hanyuma ugacuranga umanura, ugahita ubona rya nota nababwiye ryitwa do. Aha rwose inota ririmo neza. Hanyuma ugakora par exemple cyangwa se urugero, ugakora grantage cyangwa se ukareba niba ibyo ufite ari byo, ukagerageza nk'umuntu ucuranga, reba akagrantage nibura kibanze ushobora kwifashisha. Ukakanyuramo nibura inshuro wifuza ushaka kugeza ugeze ku rugero ushaka kumva ko niba inota ufashe ryumvikana neza. Nyuma wamara kumva ko do uyifashe neza, umaze kuyikamirika, ukimuka ukajya kuri re. Ndagerageza mbigishe amanota 3, hanyuma tuzagaruka ubutaha twiga n'ayandi manota. Ukajya kuri re. Re igizwe n'imirya uko mubibona ni imirya 3. Uhera kuri uru rutoki rwa kane ufata umurya wa gatatu mu kazu ka kabiri. Uru rutoki rwa gatatu rugafata umurya wa kabiri nabwo mu kazu ka kabiri. Uyu murya uba munsi y'umurya wa kabiri, hanyuma umurya wa kabiri ukawufatira mu kazu ka gatatu n'urutoki rwa kabiri. Ugacuranga uhereye ku murya wa kane, ikitwa re. Iri nota naryo urifata nk'uko wafashe irya mbere, ugashyiramo akanya kugira ngo utaza guhobera umuhini wa gitari bikakubangamira, bigatuma uyu murya wa mbere utabasha kumvikana. Hanyuma ugacuranga uhereye ku murya wa kane.
ikitwa re. Naho uraza kugerageza wumve niba ibyo wafashe ari byo. Wamara kumva ko ari byo, ukamenya ko inota ryawe urifashe neza. Bibaye byiza twakwiga amanota 2 gusa kugira ngo ni tumara kuyamenya hanyuma tuzanzike twimuke tujye no ku yandi manota. Ariko reka mbasigire devoir cyangwa se umukoro w'inota rya mi. Ubutanzagaruka nsanga aya manota yombi mwayamenye, hanyuma turi kongera kwinjira no mu yandi manota akurikira. Iyi ni mi nk'uko muyibona. Umurya wa gatatu ufashwe n'urutoki rwa kane, hanyuma umurya wa gatanu ugafatwa n'urutoki rwa gatatu. Umurya wa gatatu ufashwe n'urutoki rwa kane mu kazu ka mbere, hanyuma umurya wa gatanu ugafatwa n'urutoki rwa gatatu mu kazu ka kabiri, hanyuma umurya wa kane ugafatwa n'urutoki rwa kabiri mu kazu ka kabiri. Urabona intoki zisa naho ziteganye, uru narwo ruri imbere yazo. Ugacuranga imirya yose uhereye ku murya wo hejuru ikitwa mi. Iri ni ryo nota mbasigiyemo umukoro. Ubutaha tuzagaruka dukurikizaho andi manota. Murakoze cyane, mugira amasomo meza.